We want to trade with Russia. We want to trade with all countries of the world. We don't believe in being enemies of somebody's enemy. No, we want to make our own enemies, not fight other people's enemies. This is our doctrine. When there was the Cold War, one day they asked me a question. Are you pro-East or pro-West? I said, you must think I am an idiot. Why do you think my main job is to be pro somebody? I am pro myself. Amahoro kuri mwese, iyi ni Waka Waka podcast. Nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza aho muri hose. Uyu munsi rero reka tuganire kuri abaturage bo muri Niger, Niamey. Ubona ko byashyushye byakaze, abaturage bariye karungu bashaka ko izi ngabo z'Abafaransa zitaha. Nkuko mubibona ku mashusho ya Waka Waka podcast, murabona ko abaturage bazengurutse ikigo kandi murabona ko ari umubare munini w'abaturage. So nibiki bigiye gukurikira, nibiki biri kujya mbere ahangaha muri Niger? Guma kuri Waka Waka. Yes, rero nyuma yuko Ubufaransa bwanze gucyura ambasaderi wabo, kubera ko nkuko mubizi ambasaderi w'Ubufaransa hangaha i Niamey, aba basirikari bamusabye ko yabitaba kuko bari bafite ibyo bagomba kumuganiriza, hari amabwiriza bagomba kumuha nka ambasaderi uhagarariye igihugu cye muri iki gihugu. Uyu mu ambasaderi rero yaje kubaca amazi, yanga kwitabira ubutumire bamuhaye, avuga ko leta ye itabemera nk'abayobozi ba Niger. Ibi ngibi rero ni ibintu bisekeje cyane, kubera ko kuva yanga kwitabira ubwo butumire, abasirikare nabo bahise bamuhereza ultimatum y'amasaha 28 kuba avuye muri Niger, kuba avuye i Niamey, cyangwa se atahava akaba person non grata, no kuvuga ngo ahitaba nk'umuntu udafite ibyangombwa, kubera ko ibyangombwa bye biba bya visa yiwe iba yahagaritswe, noneho akaba nk'umuntu wese waba uri mu kindi gihugu adafite ibyangombwa. Ibyo ngibyo rero twatangiye kubona ko abaturage batabyakiriye neza, ari ababa muri diaspora y'abanya Niger bagiye bakora ama intervention ku binyamakuru bitandukanye, bavugaga ko bitumvikana uburyo Ubufaransa aribwo bwagena ngo ninde muyobozi wemewe wa Niger. Ibyo ngibyo ntabwo abaturage ba Niger babyumvise, batangiye banagota ikigo cya gisirikari cya bagota ambasade niyo bahereyeho. Bahereye kuri ambasade, bagota ambasade y'Abafaransa. Izi ngabo za Niger zari zabanje gushyiraho amafensi kugira ngo abaturage bataza kwinjira muri ambasade, bikaba byakurura akavuyo cyangwa se ihangana hagati y'abarinda ambasade y'Abafaransa aho ngaho i Niamey. Abasirikari bari bashyizeho fensi zituma abaturage batinjira muri ambasade. Ibyo rero byakomeje guteza ikibazo n'umwuka mubi, kubera ko nyuma yuko iyi ultimatum y'amasaha 28 irangiye, ambasaderi w'Abafaransa nanone akanga kugenda, avuga ko nta burenganzira aba basirikare bafite bwo kumwirukana muri Niger, ko atari bo bayobozi bemewe, ko we yemera Tiani nako yemera Bazoum. Ibyo rero byaje gutera nanone umujinya aba basirikari n'abaturage, noneho baravuga bati ikintu witwaje, ikintu ugenderaho kirimo gutuma ushaka kumva ko wazamura umutwe cyangwa se wakwigomeka ku butegetsi buhari bwa Niger twebwe twemera, ni ukubera ko hari ingabo zawe ziri hano. So aba baturage niyo nka nkuko mubibona ku mashusho aho ngaho, baragiye bazenguruka ikigo cya gisirikari cy'Abafaransa kiri aha ngaha i Niamey. Baza ari benshi ku buryo nge mbona ko bishoboka ko hashobora kuba hari n'abaturage bavuye mu ntara hirya no hino. Ibyo rero bikaba bivuga iki? Ibyo bivuga ko aba basirikari bagomba gutaha bakava muri iki gihugu, kuko ntabwo bazarwana n'abaturage. Kandi nkuko mubibona kuri ayo mashusho, nuko byakomeje kugaragara hirya no hino, nuko fence abasirikari bari bakoze nk'izo bari bakoze kuri ambasade y'Ubufaransa, izo bari bakoze ntago zabashije gutangira abaturage, kubera ko abaturage babaye benshi, umuvundo mwinshi, noneho babona ko biriya byuma bishobora no kuza gukomeretsa abantu, bimwe na bimwe bagenda babiterura babivanamo. Bivuga ngo ubu ngubu abaturage, usibye amabwiriza y'abasirikari ababuza kuba
batera amabuye cyangwa se batangira kuba bagira ibyo batwika aho ngaho. Ni ibintu bakomeje kugendera ku mabwiriza y'abasirikare, ariko abaturage fensi zose bazikuyeho. Ejo nahoze mbona video nuko yananiye kuyidownloadinga ahantu yari iri. Hano ni podcast tuzatwiganira mbabwize n'ukuri. Mbona abamama barimo gukubura umwanda aho ngaho imbere y'ikigo cy'abasirikare cy'Abafaransa, nyine kwa kundi baza imbere ya fensi bari gukubura bashyira ibintu muri puberi. Mu byo bakuburaga harimo n'idarapo ry'Ubufaransa. Abamama beza rwose, ubona ko ari igihugu cyose cyahagurutse, ari abamama, ari abagabo, ari abakobwa, ari abasore, bose bahagurutse, kubera ko ibi ngibi abantu benshi bakomeje kutabyumva, bakumva ko wenda umuntu arimo nko kurwanya Abafaransa cyangwa se kuba umuprorashia nk'uko nkomeza kubibona ahangaha kuri comment. Ariko nagira ngo abantu mudukurikiye n'abantu mwese mukurikira ibi bintu mwumve ko ikintu kiri mu mitima y'Abanyafurika si ugushyigikira Abarusiya. Ikiri mu mutima wanjye nanjye hano si ukuvuga ngo ngewe ngo ndi umuprorashia, never. Museveni yabivuze neza avuga ati ngewe mu gihe cy'intambara yo gutita umuntu yaraje arambaza ati are you pro west or are you pro Russia? Uri ku ruhande rw'aba western cyangwa uri ku ruhande rw'aba communist? Museveni arababwira ngo you must think I'm stupid, I'm pro myself. Abanyafurika rero nabo ntabwo ari aba pro Russia, ntabwo ari abantu bari against France cyangwa se Europe, ahubwo ni abantu bifuza ko Afurika igira ubwigenge bwayo bwuzuye, igira ubwisanzure bwayo bwuzuye, yifatira ibyemezo. Ibi ngibi ndi kuvuga ntabwo ari ukuvuga ngo ni Abanyafurika barimo kubivuga gusa, oya, ni ukuvuga ngo ahubwo Abanyaburayi bafite ikintu kimeze nka retari imeze gute, ndaza kuyibasobanurira mu ngero. Hari umuyobozi muri European Union, uyu nguyu ni ministre w'ububanyi n'amahanga wo mu bumwe bw'Uburayi, wa Union Européenne. Ministre wabo w'ububanyi n'amahanga mu mezi 2-3 ashize yigeze kuvuga, aravuga ati Abanyafurika baroroshye kuba manipulated, donc baroroshye kuba manipira. Ni nko kuvuga ngo Abanyafurika ntabwo buzuye, bashobora kuba manipire, biroroshye. Natwe twajyayo tukabashyiramo izindi gahunda bagakurikira, undi waza akabashyiramo ibya. Mbese yashaka kuvuga ko Abanyaburayi dufite Abanyafurika ni abantu boroshye, igihe cyose dushobora kubacisha mu mirongo yacu, kubera ko ni abantu byoroshye kuba manipira. Uwo mu ministre w'ububanyi n'amahanga wa Union Européenne, uwo nguwo nyine mu cyumweru gishize namubonye arimo kuvuga ati tugomba gukanguka, approach tugirana n'Abanyafurika tukayihindura, kuko ibintu byarahindutse. Ati kera ntabwo ibintu bikiri kera, ntabwo Uburayi bukiyoboye nka kera, ntabwo Uburayi bugikangana nka kera. Ni ukuvuga ngo niba tugishaka kurengera inyungu zacu, tugomba guhindura approach tugirana n'Abanyafurika, tugomba guhindura uburyo tubitwaraho, tukabumva, natwe bizatuma batwumva, tukabaha uburenganzira bwo kwihitiramo ibyo bashaka. Ibyo ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Union Européenne umwe wenyine mu mezi 2 wavugaga ko Abanyafurika byoroshye kubacisha aho ushaka. Ni ukuvuga ngo uyu we yakangutse, ni nko gukanguka saa 9 abandi bakangutse mu gitondo, kubera ko Abanyafurika bakangutse mu gitondo. Wakomeza kugenda agira ati biroroshye kuba manipira, na abantu rwose badashoboye kwifatira ibyemezo, ibiki n'ibiki, wowe ukaguma muri ibyo. Kumba abantu barakangutse, noneho wowe uje gukanguka saa 9 utangiye kuzana bya bindi bya mu gitondo. Abantu babwira ati we watakaye, ufite retari mu mikorere yawe. Niyo mpamvu umuchina ari imbere muri Afrika, niyo mpamvu Umurusiya ubu ngubu ari kugenda aza imbere mu bya gisirikare muri Afrika. Contract z'Abarusiya n'ibyo barimo kugurisha mu mahanga bya gisirikare birimo kugenda bizamuka. Urebye ibihugu byo muri Afrika bimaze kugirana amasezerano n'Uburusiya bimaze kuba byinshi. Ni ukuvuga ngo aba Banyaburayi approach yabo ku Banyafurika
niyo bamaze kubona ko bagomba guhindura. Icyo se si ikintu cyiza? Mwebwe mutwita abaprorasha, mwebwe mutwita ngo turi against ngo turi against France. Ntabwo turi against Abafaransa, turi against system. Niba wumva ko atari ikintu cyiza kuba uyu munsi abanyaburayi babona ko bagomba guhindura approach yabo, kubera ko abanyafurika uyu munsi bifatira ijambo, abanyafurika uyu munsi bahagurutse, urubyiruko rwarahagurutse. Niyo mpamvu aba bajene bagiye biga muri bino bihugu, cyane cyane ibihugu by'Abafaransa, barakangutse baravuga ati ari amasezerano ya kera y'ibintu by'ubukoroni ntabwo tubyumva. Icyo nicyo bita revolution. Ndakunda Putin, se mukunde miki? Nta kintu mukundamo, ariko igihe cyose Putin mbona ko intambara arimo Afurika iyungukiramo kuba yagira ijambo runaka, ngomba gushyigikira Putin. Niba Putin ari kurwanya ikibi, ngomba gushyigikira Putin. Ngewe numva ari icyo ngicyo navuga, kubera ko ni ibintu bibabaje. Reba byonyine muri podcast twigeze gukora, twari turimo kwibaza tuti kubera iki izi coup d'etat ziri gushoboka mu buryo bworoshye zikozwe n'abakapiteni ahangaha muri za Burkina Faso. Igisirikare cyo muri ibi bihugu by'Abafaransa kiracyameze nka cya kindi cya kera bambaraga amakabutura mu gihe cy'ubukoroni. Niko Abafaransa bashatse ko igisirikare cy'aba bantu kimera kugera uyu munsi. Aba bose barimo kugenda bakora amakudeta nabagiye bagenda bakora imyitozo hirya no hino, bahagera baza bareba ibintu ukuntu bimeze bikabarenga. Nabonye video y'uyu mu president Goita wa Mali arimo kuvuga uburyo yari ari ku rugamba muri operation yo kurwanya ibyihebe, bari kumwe n'Abafaransa, bakora ibitero batera ibyihebe, noneho ibi byihebe bigenda bitsindwa, noneho bageze ahitwa Kidal murahazi abantu mukurikirana ibintu byo muri Mali, bageze Kidal ku buryo abasirikari ba Mali abo bari bari kumwe n'Abafaransa bari batangiye kwishima bavuga ati Kidal tugiye guhita tuyifata nonaha, kubera ko umwanzi yacitse intege, tugiye guhita dufata umujyi wose mu buryo bworoshye. Icyabaye niki? Nuko Abafaransa bahise bababwira ngo ntago byemewe kongera kwavansa ngo turenge hano, turagarukira ahangaha. Ngo itaravuga ati nge n'abandi bafande twari turi kumwe, basirikare bakuru ba Mali, twashatse kurenga ku mabwiriza ngo dukomeze tugende tujye muri Kidal. Abafaransa baratubwira ngo intambwe imwe gusa, isasu mu mutwe. Ati icyo gihe nibwo nicaye ndarira nk'umwana, mpita mbibona ko Abafaransa atari ikintu cyiza cyabazanye muri Afurika. Abo ni abantu bagiye batozwa mu gihe cya nyuma, bagenda bahabwa imyitozo hirya no hino, bakagaruka bagasanga kumbe iwabo ibintu ntabwo byubatse neza. Ni ibintu numva ko namwe murabyumva, ni ibintu Abafaransa bateguye kugira ngo bajye bibera hariya nta kintu bakora. Rero ahangaha muri Niger nk'uko mubibona, abaturage barakaye, Umufaransa nta kindi kintu afite cyo gukora. None se namwe ukuntu mubibona, murabona Ubufaransa umusirikare byonyine, umusirikare urimo agize amahirwe mabi, aba Bafaransa aba baturage bakarenga fence bakinjira mu kigo ko bafite n'amakamera n'ibiki, wabarasa isi yose ireba. Nuvuga ngo Ubufaransa abantu bose barimo kuvuga ko buri gukora ikosa rikomeye cyane, kandi bituvuga ntago tubivuga turi Abanyafurika gusa. Mu Bufaransa mu nteko nshinga amategeko yabo harimo bake babivuga, harimo abo muri za opposition zo mu Bufaransa babivuga, bavuga bati ntabwo bishoboka, tugomba guhindura approach. Twagize amakosa menshi mu mateka, niba dushaka kuguma kuri sene mpuzamahanga no kugumana ijambo twahoranye, nuko duhindura approach, tukubaha Abanyafurika ko bagomba kwifatira ibyemezo, tukimura ibigo byacu bya gisirikari bikahava bigataha. Ubushize nababwiraga ukuntu Abanyamerika ari indyarya, ari n'abantu b'abagambanyi umuntu adashobora kwizera ngo uvuge ngo mfite inshuti, wumve ko ufite inshuti zizaramba igihe cyose. Aha Abanyamerika murabizi ni inshuti z'Abafaransa, babana no muri NATO. Mu gihe Ubufaransa buri kubura Niger,
abanyamerika barigaramiye, bafite ibigo bibiri hano twarabimenye, twari tuzi ko hari base ya drone zabo ahangaha muri Niamey, ariko twaje gusanga hari base ya CIA mu butayu itarizwi, twasanze ibamo n'abasirikari benshi kubera ko ibamo abakozi bagera mu 1500 aho ngaho. So abanyamerika ntibashaka guhangana n'abanya-Niger n'aba basirikari kubera ko abanyamerika bamaze kubibona ko muri iki kibazo umuntu uzatsindwa ni Umufaransa, kubera ko ntabwo Umufaransa ahanganye na bariya basirikari bahiritse ubutegetsi. Niba muri kubireba neza, Umufaransa ahanganye n'umuturage wa Niger, ahanganye n'umuturage w'umunyafrika aho ari hose ukurikirana ibi bintu, uwo wese ahanganye n'Umufaransa. So ntabwo ari ukuvuga ngo Ubufaransa buzatsinda intambara ya gisirikare ngo nibutera muri Niger bukureho bari abayobozi, intambara babe bayitsinze. Ntibishoboka, kubera ko byonyine kugira ngo ubashe gutsinda iyo ntambara, murumva amabara waba ukoze ni ukurenga abo baturage muri kubona namwe, kuko n'aba banya-Niger iki gihe bamaze iminsi bari muri ibi bibazo. Hagaragaye amashusho y'abasirikare ba Wagner bamaze kugera muri Niger. Icyo bari gukora ni iki? Mwarabibonye ko Niger yahise mobiliza abajene benshi bashaka kwinjira mu gisirikare biteguye guhangana na CEDEAO cyangwa se na ECOWAS. Bamaze kwinjiza benshi, none ntabwo bagiye gutozwa n'Abafaransa babatozaga nk'abari gutoza abajandarume. Ufite biriya bihugu bimeze nk'ibirinzwe n'abajandarume kubera ko ni nka province z'Abafaransa. So ubu ngubu Wagner yahageze irabatoza ikabagira abakomando. Abafaransa ntabwo bishobora kuborohera, Rero nituvuga ngo intambara yo muri Ukraine turi ku ruhande rwa Russia, turifuza ko Russia yayitsinda, NATO igacika amazi ikamenya ko igomba kuzajya inegosia, nibyo tuba tuvuga. Afrika igira ijambo kubera ko aba banyaburayi bafite inkiko zabo arizo ziriya za CPI wumva ngo zashyiriweho ngo Vladimir Putin ngo ibihano ngo ziriya ni inkiko za politike z'abanyaburayi bashyizeho kugira ngo bajye bakandamiza ibihugu biri mu nzira y'amajyambere, kubera ko nureba ibihugu byinshi byateye imbere ntabwo biri muri izi contract, ntabwo byasinye aya masezerano. Za Israel, za Amerika, za Russia, ni ibihugu byinshi bitari muri aya masezerano. Niyo mpamvu usanga ba Bush bakora amabara ntawe bakurikirana, ba Tony Blair bakora amabara ntawe bakurikirana, ba Sarkozy baza bakica Gaddafi hano ntawe bakurikirana. Bo rero bari bazi yuko uru rukiko ruzatuma bazajya bakurikirana abantu bo muri ibi bihugu biri mu nzira y'amajyambere, akaba ari rwo rukiko bakoresha, ariko bibagirwa ko hari urukiko rw'abaturage. Hari urukiko rw'abaturage, ni narwo ruri gutsinda Abafaransa ahangaha muri Afrika, ni rwo ruri gutsinda Abanyamerika muri ibi bihugu by'Abarabu. Niba Umunyamerika uyu munsi ari gucika amazi imbere ya Arabia Saudite, Iran iri kugaruka kuri sene mpuzamahanga, ahantu hose Umunyamerika yajyaga avuga rikijyana mu bihugu by'Abarabu ari kuvuga ntiyumvikane, ni amateka. Urwo rero ni rwo rukiko rwa nyarwo, rurimo no kuzana ukuri, kubera ko n'aba Banyamerika aho bagiye hose bagomba kwisobanura impamvu Bush atagiye mu butabera, kubera ko niba baje bakavuga bati ngo Putin ari kwica abantu ngo ibiki, bahitaza akavuga ati noneho tuvuge ko nibyo ari kwica abantu. None se Bush warimbuye Iraq, Bush warimbuye Afghanistan, ari hehe? Hari n'urukiko na rumwe yigeze yitaba? Obama se na Sarkozy bishe Gaddafi, hari urukiko na rumwe bigeze bitaba? Ariko ibyo bagenda babisubiza ahantu hose bagenda kuvuga ngo ntago babibarizwa mu nkiko, ariko babibarizwa ku karubanda mu maso y'abaturage, bakarya iminwa bakabura ibyo basubiza. Urwo ni rwo rukiko rero ruri gukora uyu munsi. Ibyo bintu byanyu byo kutwita ngo turaba pro-Russia ngo turabaki, Afrika igihe cyose rega mujye munabyibuka, Afrika kugira ngo ikolonizwe ntago abazungu ntago baje ngo bakore ngo ari abanyaburayi gusa, bakoreshaga Abanyafrika b'ibigwari
bakabagira abashefu, bakabagira abatoni babo b'abanyafurika. Izi kudeta zabaye niyo mpamvu wumva ngo Blaise Compaoré yishe Sankara akoreshejwe n'abanyaburayi. Ni ukuvuga ngo igihe cyose Afurika yagiye igambanirwa n'abana bayo. Rero ntabwo bitangaje ko hano muri comment wabonamo umunyafurika uzamo akagushinja kuba umupro Russia, umupro Putin. No, twe turi pro Africa, turi pro Africa. Ni narwo rukiko ngewe mbabwira rw'abaturage rurimo gukatira ibi bihugu urubikwiye. Amahoro kuri mwese rero, iyi ni Waka Waka podcast, mukomeze mugire ibihe byiza. Ngewe nzakomeza mbe umupro Russia igihe cyose mbona ko Russia iri kurwana intambara Afrika yakungukiramo. Twebwe turaba pan-africanist, turabantu dukunda Afrika, turabantu twifuza ko Afrika yibohora inguni zose mu buryo bwose bushoboka. Amahoro kuri mwese.